munsi ngutekerejeho nsanga uzatubera umunsi w'umugisha mu buzima bwacu. Thinking of this day, I thought that it's going to be a blessed day to our lives. Ujye uvoma kuri kino gicaniro utware mu rugo. Fetch to this altar and take it home. Muri wowe hahoremo igicaniro. In you let it be the altar every kandi day. igicaniro kijye gihora cyaka ntikigasinzira. And let fire be on that altar every day. Niba ari ikintu kibi mu buzima cyakubaho kibi nuko igicaniro cy'Uwiteka cyazima. If there is anything bad that can happen to nuko you, umuriro wazima. it's for the fire to iyo umuriro uzimye w'Imana, when the fire is no longer there, ibindi bicaniro bindi bigukikije by'abadayimoni, all other altar around you of demons, birushaho kwaka. they light more. Rero ujye urwana intambara nziza So fight a good battle, yo kugira ngo igicaniro cy'Uwiteka ntikikazime muri so wowe. that the altar of Jesus can never fed up. Ujye urwana intambara nziza yo kugira ngo mu buryo bw'umwuka uzamuke umunsi ku wundi. Fight a good battle so that spiritually you Esikariye can move from a level to nakwifuriza mu another. buzima bwawe nizo mu mwuka, nizo kugira ngo igicaniro cy'Uwiteka cyake ntikikazime. Levels that I wish to you in your life is for the altar of Jesus. Izo nizo esikariye nkwifurije. Those are the levels that I Komeza wish for you uzamuke to mu go. buryo bw'umwuka cyane. Continue to go up. Umuriro ntugasinzire. May the fire not Igicaniro go. cy'Uwiteka ntikikazime. May the altar of God never Kuko go. Satani yakuruma, Because Satan can fight you. yagukacanga. He can fight you. Iriya minsi wamukacanze All those days that you fought watse him, igicaniro hano amasaha 9, when you were lighting up the akubonye altar, yakuruma. when he catch you Biragusaba and fight you, gukomeza it requires you to continue kumuruma, to fight him, kumanura umuriro. to take the fire Umuriro down. w'Uwiteka ntukazime muri May wowe. the fire of Jesus never Ntugasinzire get muri fed up. Rehoboti. May you not sleep in Igicaniro Rehoboth. cy'Uwiteka gihore mu rugo rwawe. May the altar of the Lord be in your home. Igicaniro cy'Uwiteka kibe no mu rubyaro rwawe. The altar of the Lord be in your family. Aho ngaho ntaho utazagera. You will reach all levels. Noneho niba guhanura bakakubwira ngo uzagera kuri ujye ubyumva ko ari byo koko. So if they prophesy to you now, you will Niba hear that igicaniro it's true. cy'Uwiteka kibasha kwaka muri wowe, If the altar of God is nta in hantu you, utazagera. you can reach all Uzagera levels. kure aho You will utatekerezaga. get far where you didn't think you Yesu could. ashimwe cyane. Amen. Vuga ngo nakiriye umuriro muri Say, jyewe. I receive fire in me. Nakiriye kuba umuriro. I receive to be fire. Nakiriye kutarangara. I receive not to be Igicaniro cy'Uwiteka distracted. ntikizazime muri jyewe. And the altar of Jesus may Imana mu not ijuru fail ibahe in me. umugisha. May the Lord bless you. Haleluya. Amen.